Tubasuhuze inshuti mudahema kubana natwe, mumeze mute? Imana ikomeze ibabe hafi kandi ikomeze ibashyigikire. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bijyanye n'amazimwe. Amazimwe arasenya ntiyubaka. Amazimwe si ikintu buri muntu akwiye kwivangamo, ahubwo amazimwe ukwiye kuyagendera kure uko byamera kose. Amazimwe rero niyo tugiye kuganiraho, dushimira cyane mwebwe mudahema kubana natwe, mwebwe mwakoze subscribe mugafungura n'inzogera, mumyanashidikanya ko ibiganiro byacu bibageraho mu ba mbere, kandi twongera gushimira abakora share, abakora like, abagutanga ibitekerezo byabo muri comments. Ni ukuri ni ibintu by'agaciro kuri twe. Kandi twongeye kuvuga tuti nyamuneka igihe wumva kino kiganiro ujye ugira n'impinduka. Ujye ugira n'impinduka, uvuga uti byibuze nanjye ndashaka guhinduka muri rusange. Amazimwe rero cyangwa se kuzimura ni ikintu kidakwiriye. Aho waba uzimurira hose, waba uzimurira mu rugo, waba uzimurira ku mbuga nkoranyambaga, waba uzimurira n'ahandi hantu hose hashobora kugufasha kuzimura, nyamuneka rwose uzamenye ko kuzimura atari ikintu, nta nubwo ari n'umuco. Ni Justin niyo sabiro kuri mikoro, cano ni amahumbezi nk'ibisanzwe. Twibwiraga abashyashya ariko abasanzwe bo turamenyeranye kuko tumaranye imyaka myinshi, ntago ari uyu munsi gusa, ahubwo tumaranye igihe. Kuzimura cyangwa se amazimwe. Amazimwe rero ubundi yakundaga gukorwa n'abaturanyi, ariko basigaye anakorwa n'abantu bashakanye. Akavaho akagera mu baturanyi, akavaho agahitana. Ni ukuvuga ngo bitangirira iwacu mu giturage, bikarangira bisoreje ku mbuga nkoranyambaga. Ku mbuga nkoranyambaga rero ho ni ugutwika wa mugari nk'uko benshi babivuga, ni ukuvuga ngo ni ukwishakira views nk'uko benshi babigaragaza. Ariko reka tumaze turebe amazimwe ashobora kuba mu rugo. Mu rugo amazimwe, buriya kirazira kikaziririzwa kuba uri umugore warashatse cyangwa se kuba uri umugabo warashatse, ukabona ikintu kitagenda mu rugo rwawe ukagenda ukabibwira biwanyu. Niba uri umugore cyangwa se niba uri umugabo, ni ukuvuga ngo kubibwira biwanyu ni ukwenyegeza umuriro. Ahubwo bisaba kugira ngo wowe nyamugabo, wowe nyamugore, kuki mutamanza mukicara mukamanza mukabiganiraho, mukareba ngo ni iki kitagenda kugira ngo mukiganireho. Noneho mukongera mukareba muti none se niba byanze ni bande twakwiyambaza. Biranashoboka ko mutakwiyambaza n'imiryango yanyu. Birashoboka ko mutakwiyambaza n'imiryango yanyu, mukareba undi muntu w'inshuti ariko mubona ari umuntu w'umunyamabanga, mukaba mwamubwira ikibazo cyanyu. Buriya iyo ikibazo cyawe ukibwiye umuntu w'umunyamabanga cyangwa se umuntu wizerwa, kirushaho kuba cyiza cyane. Ariko kirazira kikazirizwa kugira ngo ikibazo cyanyu ube wakibwira iso cyangwa se nyoko, kandi nawe uzi ko ari inzimuzi. Buriya rega nubwo baba ari ababyeyi bacu, ariko nabo tuba tuzi intege nke zabo. Buriya hari umubyeyi ushobora kubwira ikibazo, aho kugira ngo gikemuke, ahubwo kikarushaho kugenda cyiyongera. Hariho abagira amahirwe bakagira ababyeyi b'inyangamugayo, ababyeyi bagira ibanga ku buryo bumva ikibazo, ugasanga nyine ikibazo baragikemuye kandi bakabagira inama zifatika. Ariko noneho hariho abandi usanga aho kugira ngo bumve ikibazo babyumve neza, ugasanga bamwe batangiye gushyigikira umuhungu wabo cyangwa se abandi bagatangira gushyigikira umukobwa wabo. Ibi ngibi rero nta kindi bibyara usibye intambara gusa. Ahangaha rero biza kurangira hariho abagore bamwe basa nk'aho bataye umutima. Ikibazo cyose kivutse mu rugo akabwira nyina, akabwira se, akabwira bene wabo ba bugufi. Kandi nyamara uko kari akabazo kabone nubwo kari gukemuka, iyo ubivuze ba bandi bo bagomba babona ya sura ya cya kibazo muri rwa rugo rwanyu. Sinzi niba abantu benshi iki kintu bajya bagitekereza. Ni ukuvuga ngo umugabo wenda hari agakosa yaguyemo gatoya, aho kugira ngo umwegere umubaze uti byagenze gute, wenda wumve n'impamvu ze, aho ugahita uhamagara biwanyu, ugahita uhamagara so, ugahita uhamagara mama ukubyara, ugahita uhamagara abavandimwe, ugatangira guhamagara n'inshuti zawe uzibwira ibibazo umugabo wawe yakoze. Cyangwa se n'umugabo nawe agatangira guhamagara abagize imiryango ye ndetse n'inshuti ze, atangira kubabwira ibyo umugore we yakoze. Ubundi kirazira kikazirizwa ko ibanga ry'urugo rijya hanze. Ibanga ry'urugo ntago rikwiye kujya hanze uko byamera kose, kubera ko biriya bintu iyo abantu babikoze bumva ari nk'umunyenga, abandi babashima bavuga bati rwose uri umuntu w'intwari wowe ubashije kubivuga, ariko ntuzi ingaruka bizakugeraho hanyuma.
hanyuma uzahura n'ingaruka utigeze utekereza, kandi nyamara wari kubikavaringa bukiri kare ugasanga izo ngaruka urazirinze. Rero ubuzimuzi hagati y'abashakanye ntabwo ari ikintu cyiza. Kubona umugabo ajya nko kuri social media cyangwa se akajya ku miharuro cyangwa se handi mu giturage akagenda avuga ngo umugore we ngo nta mazi agira, ntabwo ari umugabo. Reka mbabwire, uwo ntabwo ari umugabo, usibye nyine ko ari ingirwamugabo igenda. Cyangwa se ukajya ukumva umugabo agiye abwira abandi bagabo cyangwa se abandi bagore ngo umugore wanjye ntazi guteka, umugore wanjye ntazi gusasa, ngo umugore wanjye ni umunebwe. Kuki? Ibyo ni ibintu byo kuvuga. Ahubwo uvuga uti wenda weho menya ngo niba ariko byanagenze, menya ngo waragendesheje yego, ariko ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu byo kurata. Kandi nanone burya hari n'igihe abantu benshi babivuga, ariko ugasanga nabo basanzwe bafite amakosa atuma uwo muntu n'ubundi nawe nta kintu akora. Urugero, hari nk'igihe umugore ashobora kuba umunebwe kubera ko n'ubundi bintu bakoranye nta nyungu yabibonyemo, umugore nawe akazinukwa rwose akavuga ati wapi nta kintu uzongera gukora. Kandi nk'uko twagiye tubigaragaza mu biganiro byashize, biriya bintu by'amavangingo ku badamu azanwa n'ibyishimo. Niba nta byishimo biri mu rugo urakora iki? Buriya sinzi abantu bagiye kuvoma, niba mwarakunze kujya kuvoma ahantu bita mu iriba ni ahantu nko mu bishanga cyangwa se mu mugezi, bagira gutya bagacukuramo ahantu runaka noneho bakinikamo nk'amasaka cyangwa se bakinikamo imyumbati. Kera niko babikoraga, bakazana nk'imyumbati wenda itonoye cyangwa se idatonoye bagahita bashyira muri ayo mazi, cyangwa se bakazana nk'umufuka w'amasaka bakawushyiramo bakawinika kugira ngo bazawinure bajye kuyahungirira imusozi ubundi bayameze. Noneho rero iri riba mu kujya kurivomamo, umuntu w'umunyabwenge ariko niwe warivomagamo agacyura amazi meza, kubera ko hasi haba harimo bya bintu biba byaturutse nko ku masaka ndetse na bya bintu biba byaturutse nko ku bishishwa by'imyumbati. Kirazira kikaziririzwa yuko ugenda ugahita ukandagiramo ukavoma. Oya, biba bisaba kugira ngo ugende ujye hejuru agana ku nkombe. Ye no hejuru ku nkombe hari ibintu runaka ushobora kuba warasangagaho, byasabaga kugira ngo ufate nk'ikibuni umanze ukubuze bya bintu byo hejuru, bityo uvome, ariko utavoma ugezamo hasi, ahubwo ukavomera hejuru kugira ngo ubashe gucyura amazi meza. Rero burya biba bisaba kugira ngo niba umugore wawe ubona asa nk'agira umunabi, bisaba kugira ngo umanze umenye neza ikintu kimurimo indani. Ahari wenda ashobora kuba ameze nka ryari babinikagamo. Ryari babinikagamo ni ukuvuga ngo ashobora kuba yarabayeho mu buzima bwo gutukwa, ashobora kuba yarabayeho mu buzima bw'ubupfubyi bukabije. Ubupfubyi mvuga bukabije ni cya gihe umuntu aba yarabuze wenda mama we, akabura papa we, akabura bumwe n'abavandimwe, akarererwa mu yindi miryango. Ibyo ngibyo rero aba victime yabyo, ku buryo kubikavaringa biba bisaba umunyabwenge. Kandi nanone ashobora no kuba afite ibindi bibazo by'ubuzima atabasha kukubwira cyangwa atari yakubwira. Icyo gihe rero biba bisaba kugira ngo umanze umwegere umenye neza ikiri kubimutera. Ashobora kuba ameze rero nka rya riba rishobora kuba rifite hasi mu isayo cyangwa se hasi mu ndiba ibintu runaka binikagamo. Kandi nta muntu burya udafite umutima umeze nk'urwinike cyangwa se umeze nk'iriba binikamo, kuko burya buri muntu wese utamwitondeye ashobora kugutombokana ugasanga ibyo wari umwitezeho ntabwo ubibonye. Bisaba rero kugira ngo niba ushaka ikintu cy'ingenzi ku muntu, ukore uko ushoboye kose kandi ukorane ubwenge, urusheho nk'ukuntu wamuvomya bikora, urusheho kuguma ugenda gake, ugende gake, utagenda uhita utoba amazi. Ikindi kandi nk'uko tubibonye, ntago abashakanye, nta muntu n'umwe wemerewe kuzimura mugenzi we. Ab'umugabo ntabwo wemerewe kumuzimura uri umugore, ab'umugore ntabwo wemerewe kumuzimura uri umugabo, ahubwo mwebwe nimushake rizirita cyangwa se rizati z'ibibazo mufite kugira ngo murusheho kuzegeranya, wenda abantu bazabona ibisubizo byabaturutsemo ariko ntibazabona ibibazo bibarimo. Burya iyo umuntu yamenye ikibazo kikurimo aba yakurangije cyane, kandi nta n'ahantu ushobora kugera kubera ko cya kibazo n'ubundi cyagaragariye abandi. Kandi iyo abantu bamaze kumenya ikibazo kiri hagati yanyu, muza kugira nk'amakipe abiri, umwe akaza akajya ku ikipe y'umugore, undi akaza akajya ku ikipe y'umugabo,
aho kugira ngo babahuze ahubwo batangira kubahondanisha imitwe. Ayo ni amazimwe rero akomoka mu bashakanye. Mu bashakanye ubundi nta mazimwe agomba kubamo rwose. Niba wazimuraga umugabo wawe ukamuzimurira abandi bantu, niba wazimuraga umugore wawe ukamuzimurira abandi bantu, ubihagarike none, ubihagarike. Ntuzongere kugira icyo utangaza, ahubwo mwebwe mwicare murebe igikwiye. Nibibananira kureba igikwiye, mwiyambaze inshuti mubona nazo zishoboye, cyangwa se inshuti zabashije kwihangana zikanyura mu bibazo nk'ibyo, izo ngizo zibagira inama. Reka tubashimire rero, reka tubashimire. Nagerageje kujya nkora videwo ngufi kugira ngo zitabarambira. Mpamya nashidikanya yuko abakunzi bacu ni abantu baba bakunda akazi, ni abantu baba bashaka ibintu byihuse. Niyo mpamvu rero natwe tugerageza kugenda tubakorera videwo zitari ndende cyane, ariko none zitari ngufi cyane, kuko burya videwo niyo yaba imaze umunota umwe ariko ikakugira inama ukayumva, uko byagenda kose ntako bisa. Niba ukunda ibiganiro byacu rero kandi ukaba wifuza kugumana natwe, urebe niba warakoze subscribe. Niba utarabikora wabikora, ntacyo byagutwara, ugafungura n'inzogera, uhita ureba handitse all notification ukahakanda, bityo videwo zacu zikazajya zikugeraho mu ba mbere. Kandi nanone niba ukunda bino biganiro, ushobora gukanda like ku kiganiro wakunze, wakora share, wanatwandikira muri comment kugira ngo turusheho kumenya ibitekerezo byanyu. Mukomeze mugire amahoro, kandi abubatsi ngo mukomeze mugirirane amabanga hagati yanyu, he kuzagira ibanga na rimwe risohoka kuwo mwashakanye ngo rimenwe rijyanwe hanze. Yari Justin Niyonsaba kuri mikoro. Cano nta muhumbezi nk'ibisanzwe. Mukomeze mugire amahoro.